buri gihe cyose umwijima uhari there is always the light. Niyo mpamvu kandi byo nta nubwo urumuri rwagaragara ahantu hatari umwijima. Nakubwira ko Imana y'ubwayo ntago yitaye kuri tangible gusa nubwo nayo yitaye cyangwa se amarangamutima yawe yitaye kuri finality, ending point. The ending point, what will be your end. Muri iyo season yo gukubitwa abarokore bayita ubutayu and kugira ngo ise nkaho iri kugustrengtheninga, iri kuku how would I call it, nko kugucleaninga. Nta muntu n'umwe ukomeye cyangwa wakomeye utaraciye mu bintu bikomeye kugira ngo bimukomeze. Being a light means this is Sun Talks podcast and I'm Sunny. Where I work, we also do a lot of mental health awareness, as you may know. I don't have something which pushes me, so kuko ushobora no guha umuntu ijambo ryiza kandi rishingiye ku bana banyu kandi ibyo biraryoha cyane. And my mind was like I said wahala. Yeah. Chombwira mwana wanje namenye ko ndunyabyaha making a list. I have power to identify who I want to become. Yeah. Niyo yari irimo iryo jambo ngo kopi. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite kopi yawe. now when you let it go to God's hands, that's when he comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah. Ikaze mu kiganiro nitwa Ismael Papi Muhinda, ariko nanone uyu munsi turaza kuza kuba nonendi nka host n'ubwa mbere niyo introduce nze gutya kuri no platform nziza cyane. Nzi kari platform afashije abantu benshi cyane abumva ikinyarwanda, umva indimi z'amahanga nk'icyongereza, yaba spiritual way, ya business wise, yaba familiar wise, yewe no kubijyanye no muco ko ndabyibukaniza ko ari ibiganiro byiza cyane by'umuco byagiye bitambuka kuri no platform. Ni Sunny Talks show cyangwa se Talks podcast, ku benshi niko nabyita cyane ku zindi mbuga nkoranyambaga, ariko ndagiye nkubwiza ukuri ni imwe muri platform nzi neza ko iri kugufasha, ikamfasha, igafasha n'abandi bantu benshi. Niba ukabendera gufashije cyane rero ntukabyihererane, ujye ubisangiza abandi bagenzi bawe, kandi like, kandi share, kandi comment, kugira ngo aya mahirwe twagize twebwe twamaze kwimenya n'abandi bayigire. Niyo mpamvu uyu munsi rero ntago ari ubwa mbere nzazanga cyangwa se ubwa mbere nje ahangaha, ariko nibwo nje gurike muri ubu buryo kugira ngo nanjye nze kuza kuganiriza umuntu dufite uyu munsi. Umuntu dufite uyu munsi rwose. Sunny light. Ibintu barigize byo kuzuvugisha abantu babaza nawe katukubaza amakuru. Sunny Talk show niko bakwita benshi. Ni bese like sometimes nize kuvuga ngo nzakubaza icyo kibazo yari off mic, akoreka nkikubaze like on mic. How do you really feel when you murago ngo sunlight? Iyo umuntu ampamagaye sunlight mba numva, how do I feel? Nervous, I think. Really? Yeah. I don't like the name. Why? Really Tell me why. Urumva ni izina rituma umuntu aba off guard. Like ibaze nawe sunlight. Nihishe, where do I go? I hate it, but yeah, I feel nervous. Ariko biterwa nyine subise kuntu hari abantu bashaka kuguhamagara in a way wumva ko ari sawa, undi akaguhamagara nkaho ari kukuvaginga hatari kubikunda, nyine biterwa muri n'umuntu wabagaye sunlight, but yeah, niyo mpamvu nyine niyita Sunny. Ntago gibyuka mu gitamva ko washima nk'ababyeyi ku bw'izina ryiza. That's good name though. Niba utarabikora please do that. Narakoze babyeyi. Nukuza abashimye kwitwa Njye umwana wanjye kubw'iyi mpamvu.
hari amazina harimo na ka sunlight akuze kwita umwana ngo sunlight yeah kankubwiza ukuri atanabaye niyo light najya muhuza amatoci that's why akaba light ku ngufu ukaba light ku ngufu see how beautiful you are anyway you look nice thank you bro you too blacky engaging yep I love the head thank is you the hair oh thank you they're new people are not mentioning it you guys what are you saying son how are you you're blessed I'm Okay. blessed yes Say that. I'm okay you're okay yeah I'm okay uyu munsi nifuje ko tuza kuganira cyane cyane kuri platform ya by the way thank you for this platform kandi ni imwe muri platform navuga ngo iri kudufasha benshi mu buryo butandukanye nahoze mbivuga najanga ni for business hari abaza baganira kuri culture hari abaganira kuri spiritual hari abaganira kuri praise and worship like it's amazing thing so which is like say it's diverse ari naho mvuga ngo burya rimwe na rimwe calling yawe ni iyi nyine kandi you're doing great job thank you so ndashaka kwibaza before going back there why this ndabize kwiza kubisubiza ariko ndabibaza muri no context according to where you are now basi icyo wifuzaga muri Santox show cyangwa Santox podcast hari aho kimaze kugera hari aho kimaze kukigeza oh yes oh cyane because ntangira nabonaga of course nabonaga vision noneho wowe umaze kumenya j'imagine ko abonye ko ndi umuntu uri very imaginary I imagine things I care yeah and nshaka kubona vision y'ikintu but I didn't think the impact bizagira ku bantu kuri njyewe personally ariko nanone ku bantu bansurroundinze of course n'abantu ntazi obviously kuko uricinga abantu utazi ko wanaricinga sometimes true you're like okay something is going on it's nice yeah but bigenda binsurprisinga of course gake but also bigeze turacyari gutangira I can tell ko hari ibintu byinshi bizaza but I'm blessing the Lord. Wow. Sometimes ubwo nyine bwo nahere kuri Santox podcast already and kimwe mu bintu bya mbe project nk'izi ngizi nagorana cyane it's a project utabona amafaranga yandi tuvuga ngo za YouTube hari director utabona uburyo uvuga ngo wenda nawe partners kuze nabo ari ikibazo kubera ko ntago barabona like your vision clear vision ntago wigize kugera ukavuga atari ibintu waba uhagaritse nkaba ndetse gatoya but actually nta nubwo ari kera nabaye so much discouraged muri iyi minsi ishize ariko bitari bidaturutse hanze it was an inner thought nyine nandi guca mu bintu numva nyine nta mbaraga mfite zo kuza gutanga ikintu runaka and nyine kandi nagombaga kwakira abantu as if nothing is happening exactly laughing and everything and I told you actually about it ariko ndi umuntu giving up kabisa ari uko nyine like the solution ndi kubona imbere yanjye nyine ndi bloke ahantu hose and it wasn't that I think ko umuntu wese muri projet runaka passing through that ko byagenda kose especially noneho iyo uri kugaragara imbere y'abantu like this so it's a normal thing I did like how are you surviving that well because like I can say that byanga byako ntabwo cyari ikintu gine cyoroshye and it's really understandable uri gukora iki se cyangwa niba utaranabivamo tumenye ko ugiye pretending aka kanya I am actually being honest now ikintu cyari cyabaye ntabwo ari kuvuga ngo ikintu kimwe going through it if you want me to be honest kuva nko muri last August
urabyibuka tegena nagiye mu Buhinde with my sister, she was sick, and ariko nyine turagaruka. So after kugaruka rero nibwo twahuye navuga I don't want to put my family into this, please. So nahuye n'ikintu kiri butume mba bloke, literally, but also nagize imana yo kugira surrounding ikomeye cyane, my support system, you are in those, thank you so much. Rero nyine bagasa nkaho batesha nyine you know, kwa kundi ukuntu umuntu bagiye kugaruka bakanterura, you know, but ariko mu minsi ishizeho noneho ndiho ndagrivinga abantu babiri at the same time. Yeah, I'm very sorry for that. Thank you. I think ko tuzagenda tunabigarukaho. Grieving process is harsh. Yeah. But yeah, nta mpamvu yo kurekeraho though. Buri gihe hahora hari aka light at the end of the tunnel. Sunlight. We need to see it. Actually, I love it. In my context, nanizera ko buri gihe cyose umwijima uhari, there is always the light. Niyo mpamvu kandi burya nta nubwo urumuri rwagaragara ahantu hatari umwijima. That's a good thing. Dang. Yeah. That's a thing. So you should be there. You should be there muri umwijima kugira ngo ni rwa rumuri. Kuko ku manywa we don't expect that. So I think sometimes in Imana duha niko mbibona nanabyizera, Imana ishobora kubidushyira muri ya kariba yitwa ngo umwijima kugira ngo itwibutse rwa rumuri yaduhaye, kugira ngo itwibutse ko even though uyu munsi bitarimo kugenda neza ariko hari akantu mfite nakwereka ko wagakoresha kugira ngo umurike, kubera ko I think muri ya process uba waraciyemo cyane cyane mu bibazo wenda cyane cyane biri financial n'ibindi, nabwo watekereje opportunity zirenga imwe ebyiri eshatu. And you can see that it's like an opportunity, man, even though biba yaje muri negative way, but it's a good thing. But that's what I want even to learn from, maybe in your perspective. Hundi ibigeragezo nk'ibyo ngibyo wenda gupfusha bwo n'ikigeragezo buri mwese agomba kuzatestinga nako Imana ivuga, ariko cyane cyane muri byindi bisanzwe hura n'umuntu bikagenda gutya na BSD byakigishije iki umuntu sani? Ntabwo isisakaye. Nice. Ntabwo isisakaye, and unfortunately nta muntu uri, reka mvuge mu gifaransa, nta muntu uri à l'abri y'ibibazo. Wenda icyawe gishobora kuba kidasa n'icyanjye, ariko at the end of the day twese turi mu isi, and iyo si nyine ntabwo isakaye, ntabwo ari inzu iri protege irimo ibintu byose. No, you will face troubles. Wow. It's a fact, but how are you going to face it? Are you going to run from it or learn from it? So you need to see nyine uracuzinga kubyigiramo, kuko akenshi ibibazo byinshi duhura nabyo turetse wenda ibyo gupfusha, ibibazo bisanzwe byose mu busanzwe akenshi buriya biba bije kugira ngo bitwigishe ikintu runaka. Hari ikintu buri kuruzinga. Hari umuhanga mperutse kubona ari kuvuga ngo yasabye ngo Imana kumuha ngo kuba patient, Imana imikubita ikintu ati okay, let's see how are you going to handle it. Ikintu cya mbere yakoze ni ya impatience yaje bwa mbere, obviously kuko nyine yari impatient as a person, and so nyine nawe reba mu bibazo uri guhura nabyo ni ikihe kintu Imana gushaka kwigisha. Maybe isi niba ariyo wizereramo, universe ni iki kintu ishaka kwigisha character yawe, gukomera, koroshyamo, gukunda umuryango wawe kurushaho, gusa nkaho widetasha se, financially bimeze gute, like all those things. No, nakaye kantu uri kwigamo. It has to be something for sure. But about yourself,
wizemo iki wowe specifically? ndiho ndabyiga n'ubu ngubu ko kuba fragile cyangwa kuba how would I say it, kuba sensitive, kubabara igihe kiri ngombwa kubabara, it's very okay. It's very okay. I didn't know. Jewe ndi umuntu uriho, wenda ntabwo umuntu yabivuga yabitekereza mbonye, ariko I'm very harsh on myself. Ntabwo nyine nta byo kurira, ntabwo wibabarira, nta byo kurira, nta n'ibyo gutekereza ngo nyine ndaba fragile ndakubwira ibibazo byanjye n'ibiki, but now I'm learning to release, to do like okay, it's okay, kubera ko ninabijya kure ni hahandi ndabicamo wenda mu buryo butari bwiza. So now I'm like pausing and then leave the thing. Wow. And yeah, it's very okay niba uri mu gahinda, niba uri facing ikintu runaka, it's very okay to pause and then you feel the thing, you feel the pain, but don't stuck on that. Actually the pain is it's a good course. Nkeka ko mbona bayatanumva ubabare, like other feeling word I can't see niba yagira patient. Right? Yeah. I think ko rwose ndi umuntu uri very very impatient as a person, kuko nyine ahubwo ngiye ndiruka. Ntabwo mpari, ntabwo nshaka kubyo ibintu. Yeah, but now I'm like okay, ninkomeza kwiruka at some point bizangaruka. So like sometimes we pray and rimwe na rimwe wenda bamwe bakavuga ngo ibyo dusengera hari ubwo hari aho bigarukira. Nyuma ndakubwira impamvu ndi kuvuga kuri icyo kintu cyo gusenga. Like how do you believe in praying? Shamana, these days praying is hard for me. Wanange, yeah. Come on, what is happening? Let me be vulnerable of that. Nyine kubera ko igihe na losingaga my kilo narasenze, like I prayed so hard. Kuriya bubebe situmubure narasenze pe. And then we lost her. And then kugira ngo mve muri iyo etape rero yo kuvuga ngo it's a will of God, then I will have to go again nongere kuba vulnerable kuri iyo mana yangize gutya so hard. But what I do know ni uko nyine uko byagenda kose Imana ibihari, uko byagenda kose nubwo tutagetinga the reasons. Sometimes we can't even understand, comprehend. Yeah. We can't grasp ubushake bw'Imana, which is very okay, but ntaho n'ubundi twayihungira. So we need to pray. Impamvu nimbaje nuko sometimes most of us ubwo ndivuga wowe njyewe n'abandi twizera ko like amasengesho twadusenga agomba gusubizwa. Nshaka kubaza ku kintu kimwe murakwaje icyo kintu nyine. Wizera bingana iki kintu cyitwa igeno ry'Imana? 100%. 100%. So it means that niba ari ibyo ngibyo ikintu cyose kizatubaho cyaragenwe. Then amasengesho abakora iki kuri iryo geno? Isengesho ntabwo rigiye guhindura igeno ry'Imana ubundi. For me isengesho cyo rikora ni nka link. Urabona nk'iyo nguhamagaye what's up bro, tugende guterera tukavugana njye nawe, iyo ni communication. N'umuntu wari we wese umuntu akunda haba hagomba kubamo communication. Ubwo rero niba warize communication skills bro, you know that the communication between abantu bafitanye relationship niyo is strengthening iyo relationship. I'm getting it. So praying
ni ya communication umuntu akeneye hagati n'Imana ye kugira ngo ya bond agomba kugirana nayo ise kuba ihari. That's interesting. Yeah but Imana niba yagennye ngo uyu munsi biragenda gutya bro, you won't change it. You will never change it. Hari umuntu wivuze ngo hari ubwo dusenga kubera igeno ry'Imana, n'urugero Imana yakugeneye ko kwanze yahereye kuvuga ngo ese ko twese tuba dusenga dusaba Imana ubukire, twese tuba abakire. Avuga ati ibaze twese muri nose turi abakire. Avuga ngo kwanza iyo se ntabwo yabiryoshye kubera ko nyine ntabwo umuntu yajya testing impamvu ari kugusenga cyangwa se impamvu kugira gute. Aravuga ngo think about kuri kwa kundi nyine uri nko gusenga, ikintu cyose usengeye uhita ukibona, ikintu cyose usabye uhita ukibona. Like ese ubundi bwo waba ukizera muri za mbaraga z'Imana cyangwa se you get the thing. So sometimes like praying harimo nyine harimo iyo faith n'iki. What I believe in cyane cyane mu igeno, njye personally nizera ko igeno ni ribaho kandi nicyo kintu nyine Imana iba yaratugeneye, nyine nta yandi mahitamo aba hari, ahubwo isengesho rikabaza kufasha gushyiramo inyoroshyo aho bikomeye. Ariko umugani wawe ni urupfu urapfa, ahubwo rero uri kwicwa nda n'igikamyo wicwa n'akamoto. Really? Niyo inwizera nikumva numva nose ko urapfa urapfa. Ariko nyine uzi isengesho cyo rikora ni nko kuza kwateniwa cyangwa kugabanya uburemere bw'ikintu runaka uracamo. Tuvuge wenda nkuko nguko wenda umuntu ari guca mu kibazo runaka, tuvuge wenda financially you broke. Impamvu isengesho ribuze kwateniwa imbaraga iyo brokenness yawe urimo nuko wenda Imana iraguha ABCD solutions, ariko ntabwo iri bukureho iyo brokenness yawe niba ari ibyo yagennye muri iyo season yawe. So niba uri gufacinga season runaka ntabwo uri bivemo before or after that. Before learning something Imana ishaka ku learning, but he will give you some sort of solutions uri bucemo muri iyo seasons. Wow. Muri ayo ma seasons. Mani magambo twizere ko isengesho gusa. Okay, like I have a lot of questions on that because nakubonye kandi nyine abanyemeye ngo tuganire cyane cyane special on this spiritual way. Hari abantu benshi bakunda kwibazana no gutya. Ati ndasenga nabyika mwana mu gitondo nkasenga, wenda niba ari umuyisilamu niba ari umukristian, ati saa 11 nabyutse nkajya gusenga. Ariko undi mujene mwana uheruka gusenga nko mu mwaka like cyangwa se ushobora kubandi basenga kuri like big events Noel ni like, ariko ugasanga uwo muntu usenga rimwe nko mu mwaka ari blessed, like arasubizwa ibintu byo usanga bigenda. Ariko wa muntu ubyuka mu gitondo agira gute inagasubizwa. I be like iyo Mana dusenga isubiza abantu ameze bate, like on comment. How about that? Uzahantu bipfira nuko tekereza ko Imana iri mu ijuru iblessing abantu ku isi ku bintu biri palpable, biri tangible, ibintu tubonesha amaso. Ariko Imana nakubwira ko Imana y'ubwayo ntago yitaye kuri tangible gusa, nubwo nayo ibyitana cyangwa se amarangamutima yawe yitaye kuri finality, ending point, the ending point, what will be your end. Noneho muri Bibiliya bajya bavuga ngo hari isomo ivuga ngo Imana izica ngo abasirikare benshi ku bwaho. No kuvuga ngo nibibona end yawe yafashwa nuko uca mu bibazo runaka kugira ngo wowe uyizere better or more. He will do that. Trust me. Uzaca muri iyo season yo gukubitwa, abarokore bayita ubutayu, and kugira ngo ise nkaho iri kugustrengtheninga, iri kuku how would I call it, nko kugucleaninga
gucleaninga uko kutizera kwa gucleaninga whatever you are hari ukuntu ibibazo bikugira mushyashya serious aha rero kubona umujene ariko wa blessed kandi ubisi neza ko adasenga really ça pas d'importance kubera ko izo blessings ari kubona good for them of course but wowe ahubwo nicyo urimo guharanira isi cyangwa hereafter kandi umufaransa yaravuze ngo la fin justifie les moyens nyine final resolution yawe niyo iza justifyinga bya bindi byose ushobora kuba waraciye mu bintu biryoshye cyane muri iyi si ariko final which is I love that tujya tunasenga twavuga ngo Imana izaduha iherezo ryiza so like ukaba waca mu bintu ariko ntabwo guca mu bintu byinshi bibi nabyo Mana byose wajya uduha guca mu bintu byiza tukabyuka tumeze neza ukirirwa umeze neza ukazanapfuna ameze neza upfa umeze neza bwene kwiryamira ariko nyine urabizi ko ugiye no kureba aba ancestors bacu nta ancestor wacu wahuye n'ibintu byiza gusa they all pass through some things some of the things nawe ubwawe uvuze ngo ubicemo avuga ati nami reba ba Ibrahim bamaze imyaka myinshi cyane nta rubyaro n'uwabonye ngo noneho ngo jya kumuhitana so nta muntu n'umwe ukomeye cyangwa wakomeye utaraciye mu bintu bikomeye kugira ngo bimukomeze. Wow, that's a good point. Reba president wacu PK mandi magambo kugira ngo ukomere uraca mu bikomeye bikugira ukomeye, which is a nice point. Exactly. That's a nice point. Actually iryo jambo rinyibukije iryo jambo bwitwa Maktoum niwe boss wa Dubai, I think so, yes. He once said, yaravuze ngo kimwe muri sakwa generation kimutera impungenge no buryo nyine usanga ibihe bikomeye byagiye bibaho, yavugaga nk'intambara, avuga ibintu nk'ibyo ngibyo, ati byaremye abagabo bakomeye, ariho twagiye tunabona nyuma y'intambara z'isi ya mbere n'iya kabiri, like ama revolutions mu bihugu bitandukanye, havuka abagabo bakomeye nyine bashaka gukora ibintu bikomeye ku isi. Abo bagabo bakomeye kubera ko bavuye mu bihe bikomeye, abo babyaye babakomotseho, they're like a weak men now, I mean they're enjoying men, baraho ngaho bari kwenjoyinga nyine, they are happy men, nta bantu bari kwenjoyinga bameze neza. Ati none ba bantu bari kwenjoyinga bameze neza, ati rero bazabyara cyangwa se bari no kubyara mu kino gihe a weak man, ba bantu bari hasi mu bitekerezo mu byose. So you're saying a good point, like sometimes umuntu ubundi yakifuje ibihe bikomeye nubwo ntawe byabyohera, ariko bya bihe bikomeye tuba tuzi neza ko ari byo biraza kugira ukomeye, like binakuvanamo igikomeye kiri muri wowe, gishobora kugira abandi akamaro, kuko urumva abantu bakomeye bavuga ngo babohoye isi hafi ya bose, as you said, his excellent Paul Kagame nuko yaciye muri bya bihe bikomeye by'ubuhunzi imyaka nka magana, akaza like avuga ati no, enough is enough. You're saying good point. So, another like back to byende kukubazo na kare ko turi kuganira kuri sana, especially n'imibereho like ya buri munsi nka Sun Talks, hari kimwe bintu bya mbere nabonye gikunda kugora abantu, like last time warayimbajije ariko ndavuga I would like to ask you that the starting point before starting this thing, what was your expectations and waje muri reality kwasanze bimeze bite? Yo, my expectations. So I don't like having expectations. Kubera ko abantu benshi kuri iyi si bicwa na expectations. Yeah, true. Urugero muri relationship isanzwe. Abakobwa bajya babaserereza ngo bubaka ngo amashato en Espagne ngo mbere yuko n'umutipa kubwira ngo aragukunda, which is so true. Kubera iki ni expectations ahita mugiraho agatabona ibintu n'isi bigenze kwemera. I hate that. Ahubwo I do plan. Ubwo wenda plan zanjye nkavuga nti wenda
planning ibingibi ariko wenda bizapfa nk'ijana donc percentage runaka 20% ubwo ndazaba nsigaranye 80 gutyo yeah. So my expectations was less than this. Yes, less than this. Aho tugeze ubu ngubu nibwo ahubwo ndi gutangira kugira expectations. Yeah, but before kwizera like you're believing now. I'm now believing that we can do it, can proceed. Ariko mbere nawe okay, let's try and see. But I'm having great times. You're having great times. Yeah, even though hari ibyo waciyemo bike na bike like simple business is always a business. And firstly, do you believe in business? Yes. You do believe in business? Of course. So hari umuntu ushobora nko kuvuga ati wenda Sunny she's doing this, she's doing that, but again your starting element akenshi zikavuga ngo yego afite kutari expecting ariko the planification is all about of course impacting and business wise. Please elaborate a bit on business. Right. Actually on business I was kubera ko twatangiye this thing ndikuvuga ngo this has to be my own thing. Ntabwo nshaka amaparti runaka, you know, having the people around me bari buze kuba nka bias. Yego. I wanted it to be clear. Urumva afite na mind y'abanyamategeko banange, so I know it follows me yego cyane. And so my expectations were less, of course, business wise, kubera ko nyine ntabwo nari mfite the whole picture, if I can say. Urabizi iyo utangiye business uba ukiri mu mandazi ko 100%. uba utazi ngo birasaba iki, nubwo buzi nyine ubwo buzi utu tips ariko utarinjiramo realite challenges uzahura nazo ziri huge, unexpected. Noneho this thing manage ibintu niho ukunda kuvuga ngo kakajambo ukunda kuvuga nakahera. How did you say it? Ko nkibagiwe kandi numva kansekeje. Ndakibagiwe. But you like to say ngo nyine ngo electronic challenges, sinzi ukuntu ujya ubyita. How do you call it? Ndabyibagiwe. But nyine ibintu by'amakamera, ibintu byo kujya hanze n'ibiki izo challenges zose abantu bose commenting however they want, whenever they want. Digital challenges is a lot. Digital challenges are ego. But ni nka challenges zo mu business asanzwe n'ubundi ntaho biba bitandukanye, but challenges ni nziza kuko zitazi kwigisha ikindi kintu uri bukurikizeho kiri bu getting more better. Wow. Apart from maybe in these circumstances muri uyu mwaka you pass through a lot nk'umuntu cyane cyane nyo kuvuga ngo nyine wakuze nk'umukobwa nk'ibiki. I don't know if you have talked about this, but do you ever think about maybe starting a podcast or maybe doing a business of in this area of media? Kubera ko maybe if I can guess ushobora kuba warakuze udakunda show up. So gute se bino bintu wabijemo none wakuze wanga show up, then you come to showing up. No ngo ndashaka kwihisha hanze, like we leave this place and me I'm the ordinary you know, the lady you know. People like 2,000 of subscribers are watching you, my friend. I mean it's crazy. It's zura abantu bashyize muri sare bose kuvuga ati mundebe. I mean ibi bintu bya podcasting rero nukuri nyine niyo mpamvu igeno tugeze turivugaho. Hari igihe kinaba ari igeno ryawe nyine nta handi wagicikira. You will
face it. Sure. But it wasn't my thing kujya imbere y'abantu. Actually numvaga ngewe najya nko kuri radio urabona ntago abantu bakumenya ushobora no kuba rwose the unknown. Exactly. Yeah, but nyine Imana yari yaragennye ngibi. But I'm trying not to overthink it. No, sinjana niyumva that I can survive. Did you ever depressed? Of course, who doesn't? Really? Good. I'm not talking about your depression stuff or type of that. But impamvu mvuze nuko mba nzi ko gukora gutyo, impamvu uvuga ko utaza ku cyo kintu, hari ikintu kiba cyakuboraringa cyane. But how do you heal when you're depressed? Oh my God. What? How do you heal? Yeah. I don't think there is some kind of way hashema runaka iri very well elaborated nakubwira ngo you will heal like this because now I'm overthinking. You are thinking about that. Now I'm overthinking. Ariko nyine I do believe ko whenever you need help, ask help. Wow. That's actually a good one. That's good. That's first point. Nyarwanda mvuze ngo ifite ikibazo urakirata. Exactly. Kubera ko twebwe twakuze twumva ko surtout abantu bakuze muri age yacu buri millennium bari twagize ababyeyi bari nabo bari hash bavuye mu bibazo niyo mpamvu twakuze nabi. Exactly. Yeah, without Gen Z, you are blessed. Yes, but nyine abo babyeyi bacu ntago bari bazi how to care. Yeah, or maybe ntago babonaga nyine umwana ko yaba afite icyo kibazo, ntago bari they didn't know better ku kintu cya depression. Kandi ubu ngubu hari kuza n'amabias menshi avuga kuri depression. I don't know if you saw it. Kuko buri muntu wese ahita avuga asigabyuka I'm depressed. I know. Buri muntu asigabyuka none yarwana no gutwi ngo ni depressed mu gutwi. Yeah, no gutwi wa depressed kwawo. Oh yeah, depression is a mental illness. Iza kubera ko habaye ikintu runaka cyangwa wenda sometimes uba warayivukanye, maybe hari abana nyine baba baratwiswe ariko mu bihe bibi tuvuge buriya nk'ibi bihe by'ama wars ahantu hatandukanye n'ibiki ugasanga umwana nyine umubyeyi avukanye ihungabana kubera ko yamutwiswe wenda ari kumva amabombe runaka n'ibiki n'ubwo bwoba bukamukukiramo. Yes. Cyangwa nyine ibibazo waciyemo famiye yawe yaciyemo bikagenda byidekipla bikaba byinshi hanyuma noneho bikabyara ya depression agahinda gakabije n'impamvu abanyarwanda bariko bakita. So ntago umuntu wese rero byuka afite agahinda gakabije uwo munsi. It doesn't work like that. Ushaka kugira a depressive period ariko depression noneho ni ya period yidekipi yabaye nyinshi. Oh, some people bafata anxiety like a depression, right? Yes, which is different. Which is 100% different. Gusa kimwe kirimo ikindi. Exactly. Anxiety ubwayo ishobora kubyara depression cyangwa depression ikabyara anxiety. Ariko kwa kundi ukuntu ushobora gusohoka mu hantu ukumva uri anxious, there is no depression there. That's not depression. That's not depression. Ariko nyine iyo ari ibintu byinshi cyane, if you feel like uri getting worse, ask for help. It's okay, you can ask for help. Sinzi namvuje ko ndi kumanuka gutya. Ndahero yose ni uyu munsi ndi kumanuka gake ndashaka kujya kwisa n'imyaka nk'ibiri 3. Like tuno kwenda ku musozo. Namaze kugera muri byo byacu nyine millennium people something like that. And you were talking about like parenting things. I don't want to comment on that kwera ko ngiye kubwanya ntago mbarenganya ababyeyi bacu. Bakoze ibyo bashoboye nta bumenyi bafite byo kuturera. My friend, mu isi tugezemo
uyu munsi wenda dushobora kuza mwebwe mushobora ababyo bazadukomokaho bazabitubaze za depression turabizi wenda ukuntu dushobora guhandlinga nabyo ariko ababyeyi bacu isi tugezemo ni byinshi byo kwitabwaho but on that according to let me say millennium people and Gen Z people ni bande turi gukabya cyane kuri icyo kintu kuri depression now Gen Z's now here's the case why like cause that's true you're making like that's true Gen Z's bari gutakano hanze ariko the case is ibyo bahuye nabyo turibuka mu biri heza ariko rero naho ngaho bijya gupfira naho ngaho bijya gupfira like ntago ikintu waciyemo agaciro wagihaye nako njye nagiha biratandukanye so it's not about the experiences uri kubona hanze ahangaha they are suffering in one way or another ahubwo bo nuko bakuze iki kintu cya depression twarakigize nk'iki se ubwo nene bo bari gukora muri era y'uko ubwo abantu bari kumenya depression none bakagira hype yes bakagira ikaba flex but for us twebwe waravugaga ngo ufite agahinda kakabije nekata jya kunywa amazi birashira exactly niyo mpamvu nyine nta nubwo twebwe tuzi no kubispeaking out ntituzi no kuvuga ngo ni iki cyabiduteye sometimes you don't even know aho byahereye n'ibiki ariko aba Gen Z bafite amahirwe yo kumenya better kuri mental health which is amazing by the way. I want the mental health part to be a real topic someday. We'll do inshallah inshallah we can do that rero ugasanga aba Gen Z kuko bafite wabyita gute bafite amakuru ahagije noneho bakabikabya but as millennials we don't even know hega n'amashuri yacu ni make ni twahuye na challenges zitandukanye za do wakoreyemo but we're trying. I think we tried it and turimo kumanuka mu bwana umuntu akurana inzozi ndabyibuka nk'imyaka 5-4 naravuga ati njye mbaye ntabaye umupilote ubwo nyine ubwo Rwanda yafunga then by then what was your dreams in my 3 years you're 3 to 5 at least maybe no 5 nibwo utangira gutekereza ko ari ikintu waba 5 6 7 harya yitwaga nde hajya umutoni do you remember Radia Umutoni yego yari umunyamakuru rwose kuri RTV she was the cutest and very Radia Umutoni I favorite Haji Mutoni she was deeply amazing nuko ko yavugaga izina ryiwe Haji Mutoni mukuru na Haji Mutoni that was a thing that's true Haji Mutoni she was something Baba Gaga Jean-Claude Gaga he used to was the guy in showbiz no yakoraga amakuru mu cyongereza kuko ba nk'icyo gihe Radio Mutoni niwe nibuka icyo gihe abandi bari muri za siporo bunge niba ndeta nabona kwikinaga cyane ubwo bari muri siporo wa mutipe wari ufite amaso manini yitwaga hari witwa Baja Claude Dengi Ngoma harabitwa Gatare baje inyuma yego ndi kubakurura ndebe I don't remember the names well I can but they were kirya gihe abanyamakuru ba RTV bari beza none kamubwire kubareba gutya okay they were so cute noneho ntuzeye Jean-Claude Gaga yakoraga ikiganiro cya mu gitondo cyitwa breakfast show something like that n'undi mu baby bavuga icyongereza cyiza cyane I didn't know the English thing nari très francophone very so I used to say wagira bari abantu but I'll be on the radio thing
nahoraga nshaka kujya ubu umunyamakuru ariko on radio ku buryo n'umuntu yambazaga niba waba n'abansinziriye uzaba iki umunyamakuru ariko kuri radio not on the TV thing, but I loved. Wow, 2026 you are making it. Right? Dreams come true. Yeah. When you start down, Mama. Inna lillahi. Ngayo nguko. Ibaze ko na physique gune kuzagera. Ese watsindagiye iki muri secondaire? Okay, being honest. Nge naratsindaga. Iki cyane. Nge ndi umunyamibare. Really? Nge nkunda imibare pe. For real? Nge nkunda imibare. Physics, mathematics, okay, ntabwo nzi nkunda cyane kandi chemistry ntabwo nayikunze. Ubwo ndavuga muri O level. Okay, si byambuza kuyitsinda ku bobina. I didn't like that. Ntabwo science ntabwo nyine na numvaga like things of especially in biology. Biology was normal. Chemistry, I wasn't just kind of person. Ariko wajya muri math, physics, nge nabaga nge niteretse. Really? Nabaga nariteretse. Nubwo ndacyafite ibitabo byo muri tronkom. I'm telling you, wansubiza muri secondaire deuxième. Akansubiza kukiga algebra. Mathematics algebra. Ndagushimiye ko wayintarukije. Zisekeje. Ngi imibare yarankurikiranye mu ntuza ko nize computer electronic and was full of mathematics and physics. Muri kaminuza niga IT was 6 types of mathematics. Yeah. So no muri masters yewe. Twizemo mu ntuze ebyiri like statistics. Like I love mathematics though. I hate it. But you're like a chemistry person or science things, eh? Yeah, I could be, but I'm not. Kubera buriya uko abana benshi bishwe n'abarimu. Cyane. Umwarimu kugutotsa akubwira ibintu. Yarazaga rwose umwarimu wanjye w'imibare nkahita mvuga ati ashaka kuri ikintu ati nongo umwarimu washimi nanjye. Yavugaga nabi we noneho kandi ntabwo umuntu uvuga nabi. Abarimu mujye mwihanga. Sibyo. Tumukunda ku musozo. Ndabizi ko it's ikiganiro like people that want to know about you and especially if you gucamo umunsi ku wundi kubera ko that's what we manifesting. I want you to know like a bit of yes, dreams, working on it. Cyane n'amahirwe y'ibyo watekereje igihe birimo kuba ariko naho uyu munsi turabatekereza kuri Sunny Talks podcast twitega iki, what can we expect, what we can not byemere ku expecting. Yeah, are we waiting for webinars, seminars, live shows? Yes. I think how would I explain it? Expect life-changing talks like this, and expect my vulnerability. Expect the vulnerability of people, of course, that will be on the other side, but also expect life-changing sessions, lessons. Women, men who pass through a lot, but who are being crazily blessed because of the hardships they pass through. Expecting ko nyine Imana igiye gukora ibintu byadanje muri iki cyumba. Amina. But also I would love for us to grow. Tukazajya dukora amasession noneho ari engage with the audience. Yes, ari open with the audience. Abantu bashaka kwiga nkuko nanjye niga, of course, but you know, bashaka kwigira ku bandi, you know, spiritually, of course, culturally, n'ibindi byose, especially mental health issues. Wow. I'd love for us to host people bavuga kuri mental health issues. Nkuko twavuze ko tuzanayiganaho n'ibyimbitse cyane. I think that's a good one. Maybe to end up nkunda kuvuga ngo akaturenza impinga ubwo cyangwa se akaturenza urugo. Like remarkable word. Mine? My remarkable word? Oh. Wow, interesting. You're good, huh? This guy is good, yeah? Okay. Thank you.
Yeah, my remarkable word, what would it be? Don't give up, even though it is hard. Even though you don't want to wake up, don't you give up. Something is better outside. Some people are better outside. Don't you give up. And learn to ask for help. Ntago gusaba ubufasha ari weakness. Actually ishobora kuba one of your best power. 100%. Yeah. Oh. I think that's all. That's what I can say. Maybe mine is ko nanjye numva nyine ko ntago nagenda gutyo. For I can't. Yeah. Icyo nanjye numva cyane cyane kuri ibyo twavuze nta buswa buba mu kuvuga ikibazo cyawe. Kandi burya ntuzakubwira ko wakoze ubuswa ahubwo hazaba arwaye iyo ndwara y'ubuswa. Kubera ko tuvugishije ukuri umunyarwanda bivuze neza nyine ufite indwara arayirata. Kandi ni ukuri ntacyo bitwaye no gushaka umuntu umwe ubwiza ukuri ku bintu byawe cyane cyane umuntu wizeye. Ari naho kenshi dukunda kuvuga ngo ntacyo binatwara no gushaka inshuti imwe y'umumaro kuruta inshuti igihumbi zidafite icyo zikumarira. Cyane cyane ko ya nshuti imwe nyine zakumva kurusha nyine abandi igihumbi bazagushungera. Actually one of the big element nabonye cyane cyane muri twebwe ku bajene b'iki gihe turi kwizera cyane muri fraud yitwa like social medias. Social media are gaining a lot of followers, but those are people who came kugushungera. Ntago ari abantu baje kugira ngo bagufashe ikindi kintu. So don't believe that kind of fraud nyine ngo ufite abantu benshi ngo ushobora kugenda I saw people yes bashobora guhealing up from there ariko umuntu wandika ikintu cyawe kivuye ku mutima comment ijana mu ijana zatanzwe 95 zikaba ari zigutuka zikujudginga zikugira gute yet wari gufata nk'igitekerezo kimwe kibwira sani cyangwa papa cyangwa undi muntu like akugira inama nyine nzayagufasha. So I think we will need a physical like I think that's in the mental health things like solving umuntu abakeneye ikintu kiri physical nyine umve official. So please let's do that. Gusa mbere kugira ikindi kintu ukora mu nama nziza wumvishe hagati hano niba utarakora subscribe kuri ino channel nukurimo guhemukira Imana kuko umugambi wayo urimo kugenza gake sibyo. Ese wakora subscribe byagutwara iki? Yego nibyo urimo kureba ikiganiro gusa wakora subscribe byagutwara iki? Wamaze gukora subscribe nibyo none se wongeho like bigutwara iki? Kugira ngo yikwanze like by the way mpamvu tuvuga like abantu benshi bavuga ngo dukore like ntago muzi icyo bisobanura. Yukoze like ku kiganiro ubu gihaye imbaraga zo ko bakiri commanding. Bivuze ngo YouTube yo mwarayikinze cyane YouTube iri commanding cya kiganiro kikajya ku bantu benshi. Icya gatatu tanga igitekerezo cyawe. Wiryamye igitekerezo ufite utagitanze. None se nutagitanga tuzaganira ku cyo buta tuganire ku bintu udashaka kandi ikibazo cyawe kigumane. Erega natwe ubu ngubu niho turi kumwe neza. Maze rero dusoze se ni wakoze cyane. Wakoze cyane kandi I wish ko tuzakomeza tuganira ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Dukeneye ko abantu bake dufite batureba bagira ubumenyi bufatika kandi buri fisho cyane. So ubwo kubindi rero mugiye ku mbaga zacu nkoranyambaga zose ni Sunny Talks podcast and Sunny Talks show kuri YouTube, podcast ni ku zindi platforms like Instagram, TikTok, X and LinkedIn. Mushobora kugenda mukareba like biganiro twakoze amashorts bayakaswe. Ubundi kandi ujye bibuka rwose icyo ubonye cyagufashije ugipinninga ahantu heza cyangwa se ugisharinga abandi bantu kugira ngo bigufashe kugira ngo natwe tuzagira ahantu heza. Mwakoze cyane aho uri hose. Niyo ari mu mugoroba ugira umugoroba mwiza, niyo ari igitondo cyiza, niyo n'igicamunsi ugira igicamunsi cyiza. See you then. Niyo yari irimo iryo jambo ngo copy. Urayimenye? Ndafashe ifoto yawe mfite kopi yawe. Now when you let it go into God's hands, that's when He comes out with a better version of your life. Wake up and let's do this. Yeah.